Mu majyepfo hari abagabo babiri, uwitwaga Rwasa na mugenzi we Ndagije. Umunsi umwe bajya gusangira inzoga, bamaze kunywa nk'agacupa kamwe kamwe, batangira kuganira ku bagore bagiye bakundana mu bihe byabo byahise. Nuko Ndagije abwira Rwasa ati, nigeze gukundana n'umukobwa wari uteye amabengeza ndetse akagira isoni nk'isugi imaze guta ubusugi. Rwasa yumva neza ibyo mugenzi we Ndagije amubwira, arangije ati, ndumva uwo ntaho atandukaniye n'abandi. Impamvu Rwasa yamubwiye atyo nuko igihe kimwe Rwasa akiri umusore yigeze kujya mu rugendo rw'akazi, nuko akodesha icyumba ahantu yagombaga kumara nk'ukwezi. Yinjira muri icyo cyumba yisukira akagwa aranywa agira ngo yimare irungu ryo kuba ari wenyine. Bitunguranye Rwasa yumva urusaku ruturuka mu rukuta rwari rumuri inyuma. Mu gihe agihindukira abona akenge kari muri urwo rukuta ruturukamo urusaku hasohorotsemo umutwe w'umukobwa mwiza cyane, ariko igihimba kirasigara. Rwasa aratungurwa nuko aramwegera aramubaza ati, mukobwa mwiza, uheze muri uru rukuta ariko uwo mutwe urakomeza uraceceka. Hashize akanya Rwasa ari kwibaza ibibaye, ashaka gusoma uwo mutwe w'umukobwa. Abonye ko uwo mutwe utanyeganyega cyangwa ngo wange, arawufata neza, uwo mutwe atangira kuwusoma arinezeza rwose. Iryo joro ryose ntiyaryama, arara yitegereza uwo mutwe kuko wari utangaje kandi wapfufunyutse mu mwenge w'inzu. Akajya anyuzamo akanahaguruka akawusoma, ariko asubije amaso inyuma yibuka ko ba nyiri icyumba yari yarayemo bamubwiye bati, kiriya cyumba kirihariye. Ndagije yumvise inkuru y'ibyabaye kuri mugenzi we Rwasa arumirwa, niko kumubwira ati, kirazira, ni gute umutwe w'umukobwa mwiza wapfufunyuka mu mwenge w'inzu? Yanga kubyemera, aratsemba ati, nzabyemera mbyiboneye. Ati, niba atari ibanga mbwira iyo nzu aho iherereye, nzajyayo nanjye icyo cyumba ngifate maze nihera amaso. Rwasa akomeje kubona ko mugenzi we Ndagije yatsimbaraye yanze kwemera iyo nkuru, arerura amurangira aho yabonye uwo mutwe uturuka mu rukuta. Kuva ubwo Ndagije nta kindi cyamubaga mu mutwe usibye guhora atekereza iby'umukobwa bamubwiye. Yari yarabonye benshi, ariko kuri we ntibyari bihagije atarabona umukobwa upfupfunyuka mu mwenge w'inzu n'amaso ye. Aragenda amara amajoro adasinzira kubera guhora agaruka ku byo mugenzi we Rwasa yamubwiye. Amaherezo birangira agize impamvu arerekera ajya kuri ya nzu bamurangiye, agira ngo ajye guhinyuza ibyo yabwiwe. Ahageze asaba icumbi by'umwihariko, asaba cya cyumba mugenzi we Rwasa yari yaramubwiye. Abashinzwe amacumbi baramubwira bati, icyo cyumba usaba gihabwa abantu bihariye gusa. Bati kandi ubu nticyaboneka, bati ahubwo shaka ikindi cyumba cyose ushaka uretse icyo uvuga. Ariko Ndagije aranga, azamura icyitwa ifaranga ryose yari yitwaje ati, ndabahaye amafaranga yose ariko mumpe icyo cyumba. Abashinzwe amacumbi baza kwemera, nuko bamuha urufunguzo, ariruka yinjira muri cya cyumba n'amatsiko menshi, arifungirana. Icyo cyumba cyari cyuzuye ivumbi, imirayi y'ibitagangurirwa, ariko Ndagije we ntacyo byari bimubwiye kuko yashakaga kwirebera n'amaso ye umutwe w'umukobwa upfupfunyuka mu mwenge w'inzu nk'uko mugenzi we Rwasa yari yamubwiye. Yitegereje neza abona umwenge, ariko ntiyagira umutwe w'umukobwa mwiza abona. Yegera uwo mwenge arahamagara arisubiza, niko gutangira kwibwira ati, apu, Rwasa yarambindikiranyije, burya bwose yarambeshyaga. Niko kwicara hasi yicuza amafaranga ye yatanze. Bitunguranye cyane yumva ikintu kirakoma mu rukuta hafi ya wa mwenge. Yitegereje neza, reka sinakubwira abona umwenge upfufunyitsemo umutwe w'umukobwa mwiza cyane. Niko guhita yiyamira ati, nibyo koko Rwasa ntiyambeshye. Ndagije aregera afata wa mutwe atangira kuwusoma, reka sinakubwira. Nk'aho ibyo bidahagije, ashaka gukurura wa mutwe wa mukobwa mwiza uri mu rukuta ngo awuvanemo awijyanire ajye kuwugira uwe. Ariko biranga, arakomeza aragerageza biranga, wa mutwe wanga kuvamo. Akiri muri ibyo abona ipiki hafi aho, arayiyegereza, apima iruhande rw'uwo mutwe w'umukobwa mwiza, ayikubitaho agira ngo asenye urukuta kugira ngo akuremo wa mukobwa. Akimara kuhasenya abona wa mutwe w'umukobwa mwiza ufashe ku muzi w'igiti kinini, kundi bariho agahanga k'umupfu. Ba nyiri amacumbi bumvise urusaku rwa Ndagije ahondagura inzu, barahurura bajya kureba, basanga yamaze gusenya, afite umutwe w'umukobwa mwiza uri ku muzi munini w'igiti ufashe ku gahanga k'umupfu. Niko guhita bahuruza ubuyobozi, Ndagije atabwa muri yombi. Gusa nyuma y'iperereza basanga arengana, baramurekura. Gusa kuva icyo gihe aba umusazi kubera gutwarwa n'ubwiza bw'umutwe w'umukobwa upfupfunyukaga mu mwenge w'inzu. Hari umugabo wakundaga abagore cyane, umugore waza kwitaba Imana amusigira abana 3. Uwo mugabo yitaga kuri abo bana ndetse na nyirakuru, bakabana mu nzu imwe. Umunsi umwe mu gitondo uwo mugabo yitegura kujya mu kazi, nyina n'abana be baramuherekeza bamugeza ku marembo y'urugo. Nuko nyina aramubwira ati, uramenye ujye ugerageza utahe kare. Yari atunzwe no guca inshuro n'akandi kazi ka nyakabyizi. Umubyeyi we yari azi neza ko umuhungu we atagenzwa na kamwe kandi ko iby'ubunyangamugayo byari byaramwihishe. Yakundaga kumuburira kenshi, akamubuza kujya mu nzoga n'abagore. Gusa kuri we ayo magambo ya nyina yari nk'umuyaga, akanyura mu gutwi kumwe agasohokera mu kundi. Muri icyo gitondo arigendera ajya mu mirimo ye, asiga nyina n'abana be mu rugo. Gusa burya ngo nta muntu umenya umwana nk'umubyeyi. Nyina yari yabonye ko umuhungu we ashobora kugwa mu kaga, amubwira ayo magambo azi ko hari icyo biri bumumarire. Umugabo arigendera akigera mu kazi, ajya kwisabira ideni ahantu.
amaze kurihabwa imifuka yuzuye amafaranga arirukanka ajya ahantu ku kabari n'irari ryinshi n'ubusinzi yidagadura muri ayo mafaranga yagujije. Kuri we kurara mu kabari byamurutiraga kwicara mu rugo agatuza n'abana be. Umugore we kandi ubwo yari yarishwe n'agahinda ko kuba umugabo we yarigize ikinani. Bukeye mu rukerera wa mugabo atashye avuye ku kabari yari yarayemo abona inkumi nziza mu nzira yonyine. Akubise amaso ikimero cy'iyo nkumi yitegereza amayunguyungu ye n'igihagararo, aritegereza aratwarwa. Muri ako kanya irari rimuzamukamo, kwihangana biramunanira, yegera uwo mukobwa atangira kumuvugisha n'amashyengo menshi. Amubaza aho agiye, aramubwira ati iri shyamba uri kunyuramo wenyine si ryiza, ryuzuye impyisi n'imbwa z'inkazi, nyemerera ngo uherekeze nkugeze aho ugiye kugira ngo ugereyo amahoro. Nuko barajyana. Bageze hagati mu ishyamba, wa mugabo atangira kureshyareshya wa mukobwa, niko kumubwira ati reka dufate akanya turare hano tuzakomeza urugendo ejo. Umukobwa ararakara aramwiyama ati n'ubundi iyo ntahura nawe nari kugenda kandi nari kugera iyo njya. Uwo mugore ati nubwo ndi umupfakazi ntabwo narana n'umuntu duhuye bwa mbere kuko ngewe ndiyubaha. Uwo mugabo yumvise ko burya atari umukobwa ahubwo ari umupfakazi, ahita yunguka amayeri ati nanjye nabuze umugore wanjye hashize igihe kinini, ndumva kuba twahuriye ahangaha ari ikintu cy'igitangaza, ahubwo rwose reka dukomezanye ndagusabye, ahubwo mbwira niba wabyemera nkugire umugore. Uwo mugore yumvise ibyo kumugira umugore niko guhita yiyumvira, abaza uwo mugabo ati isubana nande mu nzu yawe. Gusa ku maso uwo mugore yari ameze nk'ufite ikindi kintu agambiriye. Uwo mugabo atangira kumusobanurira ati mbana n'umukecuru wanjye ufite imyaka nka 70 n'abana banjye 3 kandi mbona bakeneye umugore wamfasha kubarera. Umugore azunguza umutwe ati nkunda abana cyane ariko ndumva ntabasha kubana na mukecuru kuko ndumva byateza amahane menshi cyane. Uwo mugabo kugira ngo amuturishe niko kumubwira ati uhumura rwose umukecuru we nzahita mwirukana ku kanya ukihagera kugira ngo uze tubane wisanzuye. Nuko barashogoshera barajyana. Bagezeyo umugabo muzima atekera utwangushye twa nyina maze aramwirukana. Hadaciye igihe wa mukobwa bahuriye ku nzira barabana. Wa mugore ahura n'abana ba wa mugabo arababwira ati guhera ubu muzajye munyita mama. Gusa abana bo ntibamwishimira kuko bakekaga ko atari umugore usanzwe. Wa mugabo w'irari we arizihirwa ati niboneye umugore. Ubwo wa mugore watangira kujya akora imirimo yose yo mu rugo, agateka akagaburira abana akabafata neza. Kuva ubwo wa mugabo ntiyari akiva mu rugo. Umugore yamubaza impamvu atagisohoka, undi agasubiza ati ntabwo nabasha kukujya kure. Gusa umugore amuhatiriza kujya ajya mu kazi ati humura nzajya nita ku bana bawe neza. Rimwe mu gitondo umugabo agiye mu kazi, abana batera induru bararira bamwihomaho cyane bati rwose dawe widusiga. Umugabo arabihorera arigendera basigana na wa mugore we bahuriye ku nzira. Ikigoroba ageze mu rugo asanga nta n'inyoni itamba. Umugore n'abana bose arahamagara arababura, arumirwa. Agize ngo arafungura icyumba, haturumbukamo ikirura kinini kiriruka cyane nawe kiramuhutaza. Nuko n'ubwoba bwinshi yinjira mu nzu asanga abana be bose bishwe cyabariye. Icyo atari yamenye nuko wa mugore yakuye ku nzira yari ikinyamaswa yikururiye kikazamuhekura. Kuva ubwo ahinduka umusazi, yicwa n'agahinda, akajya yirirwa aririmba inkuru ye ku musozi no ku miharuro. Iyi ni inkuru y'umugabo witwaga Ntabyo wo mu majyaruguru y'umujyi wari ukomeye cyane. Ababyeyi be bari baritabye Imana akiri muto, cyakora asigarana na mukuru umwe. Ntabyo yari imburamukoro, ubundi akamara igihe kinini akina urusimbi. Gusa nubwo yahoraga mu rusimbi ntiyagiraga amahirwe na busa, iteka yahoraga mu bihombo. Yagiraga umwaka umwe mubi ku buryo yajyaga gukina urusimbi n'uwo baramukanyije mu gitondo nawe yahombaga. Nyuma rero yo guhomba ibyo yari atunze byose mu buzima no gusubira ku isuka, umunsi umwe yiba intongo y'inyama mu ibagiro, arangije arashogoshera ariruka ajya ku muvandimwe we wakundaga kumufasha, ariko akaba nawe yari asigaye yararambiwe kubera ingeso ze mbi, atagishaka kuzongera kugira amafaranga amuha. Kuri iyo nshuro noneho abeshya mukuru we ati iby'urusimbi narabiretse burundu, ubu amafaranga nshaka kunguriza nayo nzifashisha kuko ngiye kuzana umugore. Umuvandimwe we arayamuha, ntabyo aragenda nayo yajyana mu rusimbi. Nuko mu kanya nk'ako guhumbya nayo arayihatsinda, ataha amara amasa. Uko yagashobewe mu nzira atahagira ubwoba kuko umuvandimwe we yari yamuhaye amafaranga, ariko aramubwira ati nzaza kugusura unyereke umugore wawe. Mu nzira arimo ataha anyura hafi y'amarimbi, ahabona ikibumbano gikoze mu ibumba kiri mu ishusho y'umukobwa mwiza. Ntabyo arakireba, aracyegera maze yigira inama yo kukikorera akakijyana. Akigejeje mu rugo aribwira ati mukuru wanjye naza nzakiryamisha mu buriri nyorose neza maze mubeshye ko ari umugore wanjye kandi yarwaye. Ntibyateye rero kabiri, umuvandimwe wa Ntabyo aza kureba kuko Ntabyo yashatse. Ahageze Ntabyo amujyana ku idirishya ry'icyumba, amutungira agatoki ku buriri, amwereka aho yaryamishije cya kibumbano cy'umugore cyoroshe neza ati dore nguriye umugore wanjye, gusa yararwaye ntabasha kweguka. Ariko bitewe n'ukuntu Ntabyo yagiraga ikinyoma, mukuru we aramuhakanira ati reka ngende murebe neza kandi simva utabyemeye. Mu gihe bagiterana amagambo, umwe ashaka kwinjira undi ari kumubuza, cya kibumbano cy'umugore aho kiri babona kiregutse gihinduka umugore mwiza cyane. Nuko uwo mugore asuhuza umuvandimwe wa Ntabyo
aratungurwa cyane, amera nk'uguye mu kantu. Ntabyo nawe arumirwa, yibaza ukuntu ibumba rivuyemo umuntu biramushobera. Ubwo mu gihe abo bagabo bombi ntabyo na mukuru we bakijijinganya bibaza ibibaye, uwo mugore atangira kujya guteka ndetse abazanira ibyo kurya. Mukuru wa ntabyo we ntiyamenye ibyo ari byo. Umugore amuzanira ibyo kurya, aranywa, aranezerwa, arangije aribaza ati ntabwo numva ukuntu ntabyo yigondeye umugore mwiza nk'uyu nguyu. Ubwo kandi ntabyo we aho yari yumiwe, ubwoba bwamutashye, adashobora no kureba mu maso uwo mugore wavuye mu kibumbano. Yari yatangiye kwibwira ko cya kibumbano yatoraguye ari nk'umuzimu yikorereje. Nyuma yo kurya no kunywa, mukuru wa ntabyo ataha yishimye kuko byibuze yabonaga ko atamubeshye. Naho ntabyo we yari ari kudagadwa kubera ubwoba no kwibaza ko agiye gusigarana n'uwo mugore bonyine. Mukuru wa ntabyo amaze kugenda, umugore amujyana mu cyumba. Bakimara kuhagera, wa mugore ahinduka umukobwa muto uteye amabengeza. Noneho ntabyo biramushobera, uwo mugore amusaba ko yakwirambika akaruhuka, ariko ntabyo kubera ubwoba kunyeganyega biramunanira, ahagarara nk'igishushushungwe. Bikomeje bityo, wa mugore wavuye mu kibumbano arasakuza ati niko ntiwashakaga umugore? Ntabyo arikanga yurira ku buriri, ari gutitira icyuya cyamurenze. Mu ijoro hagati, ntabyo ariyumvira neza, aravuga ati iki kinyagubanza cyasinziriye. Arahaguruka bucece, azana isuka, arayibangura, ayigikubita mu gahanga. Rya bumba rirashwanyagurika, umutwe wacyo uracukuka, urameneka, ucukukamo umwobo. Ariko muri ako kanya cya kibumbano nacyo gihaguruka uko cyakamenetse, kiramubaza kiti ibi nkoreye ni ibiki? Gihita kimusingira, kiramuniga, ahera umwuka, agwa igihumure. Mu kubyuka mu gitondo, akanguka yisanga ari hamwe yatoraguye cya kibumbano, aryamanye nacyo ku marimbi. Ahinda umushyitsi, ararwara, ariruka nk'umusazi. Nuko kuri iyo nshuro azinuka urusimbi by'ukuri.